tugiye kureba ukuntu ugiye gukoresha application yawe ya MT5. Ubu ngubu iyi ngiyi urabona ni telefone na ka window ka telefone. So nawe telefone yawe rero nukira bimeze, ugiye kuza aho ushakira application. Urebe iyi ngiyi yitwa MetaTrader5 cyangwa MT5. Niba iyi ngiyi utayifite, reba video ibanziriza ikubwira uko bafungura account, kuko abantu tugiye kugendana na abantu twakoranye kuri video yabanje ikwereka uburyo ugiye gufungura, uburyo ufungura account muri MT5 ukanayihuza n'iyo mu block. Ubu rero umuntu wayihuje n'iyo mu block tugiye gukomeza turebe ukuntu pressinga order yawe ya mbere urayifungura. Ukifungura urabona ko harimo account yanjye, ariko iyi ni demo, ni nayo turi bukorereho ndakwereka nawe ukuntu ufungura demo yawe. So niba ufite iPhone ngira ngo urabona amamenyu hano, uraza kuyabona nkuko nanjye ndi kuyabona. Ariko niba ukoresha Android hari izo utari bubone, ahubwo uri buze kuzisanga. Urabona ahantu hari utudomo dutatu hano, uze kuhakandaho weho ibyo utari bubone hano. Hari igihe biraza kuza kuba birimo hano, kubera ko interfaces ziba zitandukanye, iya iPhone n'iya Android ziba zitandukanye. So ariko ku bijyanye na quotes na charts na trade, zo ziraba ziri hano, uraza kuzibona hafi yawe. So ukifungura rero ngira ngo nuza muri quotes niho dusanga ama currency pairs yacu, nuza muri chart niho turi busange chart bitewe na currency pair turaba twahisemo. Nuza kuri trade niho uri buze kubona ama trade yawe na account yawe na balance yawe. Nuza kuri history, uraza kubona history y'ibintu y'ama trade uraza kuba ufite, kuko nama orders urabona ko hano nta kintu kirimo, iracyari empty. Iyi demo account nta kintu ndayikoresha. Nuza hano muri setting uraza kubona aho ushobora gusettingira ama account yawe. Iyi ni demo, iyi ni account ufite muri HFM. Iyi kanzeho ita iba main account ugiye gukoreraho igikorwa runaka. Iyi ngiyi niyo muri XFM, ngira ngo abantu mwarebye video ibanza naberetse uko mukora izi account zo kuba bloka ukaza ukanayihuzamo hano. So tutangire rero twihuse. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugiye kubanza gukora, ugiye kuza muri settings zawe. Niba ufite iPhone nawe urazibona hano, niba ufite Android ushaka kuza kuzisangamo hano muri za menu zawe ziri hano. Ariko ibyo ushaka ni bimwe, nuko bishobora kuba biri ahantu hatandukanye. So ugiye gufungura rero account yawe iri demo, uraza hano muri new account. Sizi niba ubibonye, uraza hano muri new account. Ngiye ndayifite, ariko ngiye kwereka nawe ukuntu uyifungura. New account uraza kubona ahantu handitse, uhita uyibona yanditseho MetaCost. Nubibona yanditseho MetaCost ukandaho hano, urahita ubona demo account. Kugira ngo urayibona hano ni ukujya gukora login ku usanzwe ufite, ariko tugiye gufungura yacu. Urakanda hano kuri demo account. Urabona ko hano urahita ushyiramo izina ryawe, hano ukurikizeho irindi zina ryawe, hano ukurikizeho igihe wavukiye neza nta kintu uhinduye, hano ushyiremo nimero zawe za telefone, hano ushyiremo email yawe, hanyuma uze utikinge kano kantu kanditseho use age. Ahangaha nta kintu uri buhindure kuri server demo MetaCost demo, nta kintu uri buhindureho. Hanyuma uze hano ukore kuri Forex edged USD. Hanyuma uze hano kuri leverage uhitemo iyi ngiyi. Hanyuma uze hano ku mafaranga uhitemo make ya nyuma ashoboka. Tugiye guhitamo 3,000. Bibaye byiza tubonye n'amadolari 10 twayikoresha, kubera ko kwigira kuri demo y'3,000 kandi uzakoresha amadolari 10,000 cyangwa 20 cyangwa 50 biba bigoye. Ariko ni igitekerezo, ni
twifashisha ayangaya ibihumbi 3 kugira ngo umenye uko bapressinga order n'ibiki byose. Hanyuma uhita uza hano kuri accept, uhita ukanda register. Numara gukanda register, demo account yawe urahita uyibona nkuko uri kuyibona nanjye hano. Hanyuma numara kuyiregisteringa uhita uza hano uyihitemo muri account. Gira ngo numara kuyitamo nawe urahita uyibona ko hano muri trade uyahita uza ubone ko account yawe yabaye selected, kimwe nuko ushobora urahita uyibona ko yabaye selected, kimwe nuko ushobora kuba ufitemo indi account y'umublocker nayo wamara kuyihitamo. Urabona nk'ingi tuyitemo nk'ingi iriho 0.05 nituyihitamo ngira ngo urahita uyibona ko ariyo isiba main account tugiye gukorera igikorwa, ariko reka duhitemo demo. Okay, hanyuma rero umaze guhitamo ino account urahita uza hano kuri quotes. Nuza hano kuri quotes urabona ko dufitemo currency pairs 3 zonyine, dufitemo euro USD, dufitemo iyi bitcoin, n'iyingi ni bitcoin cash. So ariko rero ubwo tugiye kongeramo andi ma currency pairs, uraza hano wandike muri enter. Urabona ko dufite 3 zonyine, andike muri enter. Urabona ko mu gihande cya forex dufitemo twamaze guselectinga imwe. Mu gihande cya metals ariho dusanga za gold na za ki nta nimwe turaselectinga. Okay, tugiye muri forex, tuhere ku ma major currency. Ntago ari ngombwa kubirundamo byose bitewe n'izo ukeneye kuza tradinga, ntago ari ngombwa kubirundamo byose. Reka tuze nko ku ma euro, dushyiremo iyi ngiyi euro na Australian, euro na Canada, euro na Swiss, euro na UN ni Chinese coin. Komeze kuzongeramo bitewe n'izo ushaka kuza tradinga. Euro na Japan, dukomeze izi zose uselectinge bitewe n'izo uzakoresha. GBP, USD. Reka tube turekeye aho ngaho, ariko igitekerezo cy'uko bazadingamo ngira ngo uri kuyibona. Iyo umaze kuziselectinga uza hano kuri cancel kugira ngo ukuremo ino screen, ariko izo waselectinze zo zigumamo nta kibazo. Ngira ngo urabona ko zahise zijyamo. Twari dufite 3 none zose zagiyemo. Tujye kongeramo gold. Haza hano gold ni muri metals, urayibona gold vs USD, gold vs euro, gold vs katurekerizi. Ngira ngo numanuka urahita ubona ko gold nazo zigiyemo. So izi rero ziri kuri uruhande nizo bita currency pairs. Izi ngizi uri kubona currency pairs. Kamwibuke gukora subscribe ndetse unasharing ku muntu uzi nawe ukeneye kumenya bino bintu. Kora subscribe ubundi dukomeze. Thank you urakoze cyane. Hanyuma iyo uje kuri iki giciro kiri aha ngaha, ibi ni ibiciro byayo by'iyi currency pair uba uri kubona hano. Ibi ni ibiciro byayo, no kuvuga ngo iki giciro cya mbere nicyo bita bid, iki giciro gikurikiraho nicyo bita ask. Nitujya kuri chart ndabikwereka neza. Hanyuma urabona ko bid iri ku 1,153 n'ibindi bice. Naha ngaha ukabibona ibiciro byayo. Urabona ko igiciro cyaha kiba ari gito, igiciro cyaha ari kinini. Iyo ntera biba birutanwamo hagati niyo bita spread. Iyo ujemo hano rero mo hano hasi, muri utu turi hasi kano kanditseho L n'aka kanditseho H, uvuga ngo iyi L uvuga ngo ni low price, uvuga ngo ni igiciro iba yigeze kumanukaho ikageraho hasi. Igiciro cya low price uvuga ngo bayigeze kumanuka ikagera hano
iki ni igiciro cya high iba yigeze kuzamuka ikageraho. Hanyuma rero katuvuge ngo tugiye gutradinga iyi euro USD, kugira ngo uri kubibona uraza uyikandeho, numara kuyikandaho bituza kuri chart yayo. Ushobora kuhita tradinga cyangwa ukabanza kureba chart yayo. Nuza kuri chart yayo rero urahita uhasanga ibi bintu bikurikira. Ngira ngo uri kubona chart yayo, uri kubona cya giciro. Reka tujye muri time frame, uvuga ngo izi ni time frame, aha ni mu munota umwe, aha ni mu minota 5, mu minota 30, mu isaha imwe, mu masaha 4, mu masaha 8, mu munsi, mu cyumweru kimwe, mu kwezi. Ruvuga ngo igiye gukora analyse wifashisha zino time frame. Reka rero duhindure time frame dushyire nko kuri minota 5 kugira ngo tubashe kubona chart yacu neza. So nkuko rero uri kwibona, reka nshyire ku munota umwe. Yase ndashaka kwereka neza spread na bid ask na bid and ask price. Ngira ngo uri kwibona hano, nuvuga ngo iyi price iri munsi iba ari bid price, iyi ngiyi iri hano hejuru iba ari ask price. Nuvuga ngo rero iyi ngiyi ni chart yo mu munota umwe kuri euro USD. Ku bantu wibaza uti se nshaka gupressinga order ndabigenza gute? First of all, hari uburyo bwinshi bwo gupressinga order, ariko ubworoshye n'ubu ngubu. So ugiye kuza ukande kuri aka kantu k'umutuku kari hano ampanaka, ukande kuri aka. Numara gukanda kuri aka ngaka rero ikintu urahita ubona aka kamenu kaje hano hasi. Aka rero kavuze ikintu, uvuga ngo ushaka guseringa ukanda hano, iyo ushaka kubayinga uvuga ngo uraza gukanda hano. Ngira ngo urabona ko bya biciro bya buy and ask byose bita bizaho hano. Nuvuga ngo rero bisobanuye iki? Nuvuga ngo sinzi niba nk'umuntu usanzwe ujya ku ma Forex bureau agiye kuvunjisha nk'amadolari cyangwa amayero, urabibona usanga nk'idolari ryawe ufite ujyanye bagiye kurigura ku 1440, ugasanga niyo bagiye kuguha. Ariko we warikenera ushaka ko bari guha, ugasanga bari kugurisha ku 1450. Ni nkabyo rero by'ibingibi biba biri aha ngaha. No kuvuga ngo weho iyo urijyanye ubyite nka nuritwara, ubyite nka buy, urumva? Hanyuma nujya kurigurayo ubyite nka ask. No kuvuga ngo wowe ugiye kurishakayo bagiye kurikugurisha, bari kugurisha hejuru ho gaterero. Weho iyo urijyanye ugiye kurigurisha bari kugurisha munsi ho gatoya, urumva baba bari gucuruza. Ibyo biciro rero buri kubona ni $, wowe urijyanye bakariguhira 1440, hanyuma warishaka bakariguhira 1450. Urumva harimo intera y'amafaranga 10. Aha turi ku $, n'ifaranga ry'inyarwanda. Vuga ngo iyo ntera irimo hagati ni y'amafaranga igiceri cy'icumi. Iyo rero niyo bita spread. Icyo giceri cy'icumi nicyo kiba cyitwa spread. Spread ni intera iri hagati ya bid and ask, ariyo spread. Urabona kano karungo k'umutuku naka k'icyatsi, iyi ntera irimo hano niyo twita spread. Iyo ugiye kwinjira muri market rero iyi spread irakonta, kuko ushobora kwinjiramo nabi ugasanga urahombye. No kuvuga ngo iyo spread ibi ufatire ku rugero rw'iryo $, n'ifaranga, iyo spread irimo aho hagati. Winjiye mu isoko nabi ushobora guhomba icyo giceri cy'icumi, kandi hari irindi soko washoboraga kwinjiramo ifite spread ntoya. Wibuke ko hano turi gucuruza. So dukomeje rero, no kuvuga ngo iyi spread uzajya uyitondera, nubara neza urasanga hano harimo spread ya pip imwe rero nta kibazo, ariko pip imwe kuri no lot size, wibuke ko pip imwe kuri no lot size ibingana ni $1. Iyi lot size rero igiye kwinjira muri market, urabanza ukareba ino lot size. Urabona ko hano hariho 0.1 bivuze iki rero? Ukuntu babara amapipi, nuvuga ngo uraza hano, urabona ko hano hariho, nuvuga ngo iyero rimwe riri kugura $1 n'$150. Sasa ibi bice birengaho hano inyuma, iyo ugiye kubara pipi ubara imibare 4 ya hano inyuma, cyane cyane kuri euro USD, bitandukanye no kuri gold. Nabyo nzabiberekana. Uvuga ngo uraza hano ukabara 1 2 3 4. Iyo umaze kubara 4,
iyi mibare yindi ibiri irengaho niyo ugiye kubariraho pip, ariko uyu mubare umwe w'inyuma ushatse wawihorera niwo bita pipette. Uyu mubare w'inyuma ushatse wawihorera ukabara uyu nguyu ubanziriza. Uyu ubanziriza iyo uzamutse nk'uburi kuri 4 uzamutse ukagera kuri 5 ni pip imwe, uzamutse ukagera kuri 6 ni pip ebyiri, umanutse ukagera kuri 3 ni pip imwe ibimanutse, cyangwa ukagera kuri 2 ni pip ebyiri. Sasa rero iyo wahisemo iyi lot size ya 0.e pip imwe ibingana ni $1. Iyo imanutseho pip imwe ni $1 ubuhombye cyangwa ubangutse bitewe nuko waguze cyangwa waserinze. Iyo izamutseho nanone ni $1 cyangwa ni $1 ubangutse cyangwa ubuhombye. Ni ukuvuga ngo iyo ufite capital ntoya uraza ugahindura hano pip nziza zo gukoresha ku bantu bafite capital ntoya nk'amadolari 10, 20, 30, uhitamo 0.01 ni nayo ya nyuma. 0.0 rero yo daringa ino pip ko pip imwe ibingana na 0.10 y'amadolari. Ni ukuvuga ngo pip imwe iyo izamutse wunguka 0.10 y'amadolari. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wunguke $1 kuri no lot size nuko hazamuka pip 10. Ngira ngo uri kubyuma, kandi mbere pip 10 ubwo zari zihwanye mbere kuri ya lot kuri no lot size. Kuri no lot size mbere pip 10 zari zihwanye n'amadolari 10, ariko kuri iyi ngiyi pip 10 ubwo nizo zihwanye ni $1. Ibi ngibi rero nibyo ugomba kubanza kwitondera bitewe na capital ufite. So hanyuma rero nuvuga ngo umaze kureba ino market kuyanaliza, hano turi mu munota umwe, hano tujye mu isaha turebe. Nuvuga ngo niba umaze kwanaliza iri soko ryawe, ngira ngo ku bantu bashaka ko hano ntabwo turabijyamo ibintu byo kwanaliza no gukora amanalize ku macatsi, ariko hari iyo ushaka gukora amanalize ukoresha ino, uri kubona ino background iri inyuma yanjye, iyi ngiyi niyo bita trading view, nayo uyishyira muri telefone yawe ukajya uyikoresha mu bijyanye no kwanaliza. So niyo rero yanaliza neza, iba ifite screen nini igaragara, wamara kwanaliza ugasubira muri market yawe. So urabona hano turi kuri gold na euro, iyi ni gold na USD, chart zazo niho wanaliza. Biba byiza noneho iyo ufite imashini muri analize nibwo bigufasha, ariko no kuri telefone urabikora, ariko analize ikenera screen nini kugira ngo ubashe kwanaliza neza. So girago rero hano uri kubibona, iyi ngiyi niyo bita trading view, niyo bita trading view ushobora gukoreraho amanalize. So dukomeje rero, umaze gukora amanalize yawe rero ugashaka kwinjira mu isoko, ukaba wamaze gusetinga izi lot size, ukaba wamaze kubona na spread iri hagati y'isoko ugiye kwinjiramo, wamaze gukoresha time frame zawe zose, analize yawe ikakwereka ko ugiye kubayinga cyangwa ugiye guseringa. So katukoresha nk'i time frame isaha imwe, reka tuvuge ko hano tugiye kubayinga. Wibuke ko dukora buy twasetinze i lot size yacu, reka dukoresha lot size kubera ko mwibuke ko dufite account iriho 3,000, reka dukoresha lot size byibura ya 0.1, nuvuga ngo pip imwe ize kubihwanye ni $1. So reka tuvuge ko twakoze analize tugasanga tugiye gukora buy, bitewe nuko muri time frame isaha imwe tubona iri kuzamuka, no mu minota 30 tubona iri kuzamuka, kandi tukaba tugiye gukora trade yacu atari trade iri wendenda, atari day trade, tugiye gukora nka swing cyangwa scalping. So reka rero tuze muri time frame y'iminota 30 tugiye gukora nka swing, hanyuma tuze gukora buy. Tugiye gukanda hano dukore buy. Ugikanda rero ugikora buy, order yawe urumva ko ihise igenda. Ngira ngo byawe ninababwiraga bitewe na spread, urabona ko buy ihise itangirira hano mise mpera mu gihombo cya pip imwe n'ibice 7. Ngira ngo urabona ko mise mpera mu gihombo cya $1. Ariyo mpamvu spread iba ari ingenzi cyane. Nuvuga ngo ugiye muri market irimo spread nini wahera mu gihombo kinini, kandi ntago biba ari byo. Nuvuga ngo babona ko twamaze gupressinga order,
wamaze gupressinga order, uko izamuka uko imanuka ni nako turaba turi kuyicunga turi bako twunguke cyangwa duhomba. Urabona iramanuka tugahomba, yazamuka igihombo kikagabanuka. So order rero yawe umaze kuyipressinga, hanyuma tuvuge umaze kuyipressinga order, uravuga uti se ushobora gushyiraho stop limit gute cyangwa take profit gute. Umaze gupressinga order yawe uraza uyikandeho hano, numara kuyikandaho hano uze kuri modify position, ukande kuri modify position. Nivuga ngo hano urabona hari stop loss, hano hari take profit. Hanyuma nuvuga ngo urabona market yawe wayinjiriye kuri iyi price. Hanyuma uri kuvuga uti reka nshyireho stop loss, none uravuga uti reka nshyireho stop loss byibura price niza kugera kuri 4,500, ihite ivanamo sinkomeze guhomba. Hanyuma price niza kugera wenda kuri gutya, ize kuhita ifata profit, ukahita modifying. Iyo umaze kumodifyinga rero uhita uza kuri chart hano ukahita ubibona, urabona igiciro twaguriyeho. Ngo hano urahita ubona ya take profit yacu. Nuvuga ngo iyi order twakoze izamutse ikaza ikagera hano, nubwo twaba telefone twayibitse cyangwa tutari kumwe nayo cyangwa itari kuri internet, iyi order ihita yihagarika kuri no take profit. Nuvuga ngo nanone ikomeje ikamanuka, ikadushyiraho nka stop loss igaragara yangaha 880, kugira ngo mbashe kubikwereka. Nibango ubundi stop loss nayo igomba kuhita yidisplayinga hano, nkuko turi kubibona hano na take profit. So urabona order twakoze rero irimo irahomba, sibyo? Iri guhomba. So niyo iri kunguka niko ubibona hano neza cyane. Urabona iyi niyo order dufite. Ushatse gupressinga indi order nayo uraza ukayipressinga, ushaka kuyipressinga wahinduye lot size urongera ukayihindura, ukongera ugapressinga order nta kibazo. Ushaka guhinduriraho stop loss, gusettinga stop loss cyangwa take profit hano ukoresha kangaka, kimwe nuko ujya kuri ya order yawe ugakora modification. Nukuvuga ngo muri make ukuntu wa pressinga order ufite account yawe iriho amafaranga ushaka gutradinga, nuko ngira ngo uri kubona ko ya order yacu iri gukora pullback, kubona ko iri kugaruka igenda izamuka. So uza kuri chart hano urabibona, ugenda uyicunga. Nuvuga ngo ushobora kuza kuzamuka ikagera aha ukahita uva mu isoko, cyangwa ikaguhombya. Yamara kuguhombya nk'icumi ukavuga uti yenda naya ngaya impombeje, reka nyisohokemo nshake indi trade cyangwa nzakora indi trade ejo. So ukuntu wa pressinga order rero kuri MT5 ni kunguko. Ku bantu badafite account y'umubloka, batazi no guhuza umubloka na MT5, video iriho, ushatse wajyaho ukayireba, hanyuma ukagaruka ukareba n'iyingi order yacu yungutse cyangwa yahombye, turashaka kuyisohokamo. Ufite ama order menshi hano, uza hano uga closing all positions cyangwa uga closing positions ziri guhomba zose. Nuvuga ngo ifite ama orders menshi ushobora kuyikoresha buno buryo, cyangwa yaba ari order imwe ukaza ukayikandaho ukandika close position. Mu gihe iri guhomba cyangwa iri kunguka ushaka kuyifunga, urahita uza closing position. Hano barahita bakubwira ngo close no position yacu ya buy, tuba turi guhomba aya $8 ntacyo ukayi closinga. Nuvuga ngo iyi closinze
ihita ifunga ikakwereka account yawe amafaranga asigayeho, ikahita iza hano, ukahita uza hano muri history, ukahita ubona trade tumaze gukora na profit tumaze kugira na balance yacu isigaye. So nuko nguko rero nta bindi birenze. Ibirenze umaze kumenya bino, ibindi bisigaye no kumenya gukora analyze, technical analysis, ibintu nk'ibyo byose kugira ngo umenye ngo ndinjira mu isoko buying cyangwa selling. So ibyo nabyo rero biri imbere, ngira ngo ubu ngubu ubumenyi ufite burahagije, ariko ntago buhagije kuba wahita utangira gukora trading. No kubanza kumenya uko wakora analyze kugira ngo umenye uko uri bwinjire mu isoko. So ciao, ngira ngo rero ibyibanze byari ibi. Ku muntu ufite ikibazo ashaka kubaza, shyira muri comment tuhahurire, gusubize nta kibazo.